Alo mama Sostene mwiriwe neza. Mwiriwe. Nitwa Antoinette Niyongira. Ndi umunyamakuru kuri Kiss FM. Nari mfite ubutumwa buturutse kuri Sostene. Kuri Sostene? Yego. Witeguye kubwumva? Ndabwumva. Ambwiye atya. Mama, ni Sostene umuhungu wawe. Ndagira nicishije kuri radio kugira ngo wumve uburemere bw'urukundo ngukunda. Kuva ndi umwana warandeze unyitaho cyane. Nukuri ndagukunda mama, ndagukunda cyane. Antoine nubwo nshaka yuko mumpera umva. Ndamushimira cyane kuko yarambyaye ntiyanta varandera kire kitu cyose. Amorera icyo umubyeyi yagakwiye kuba mukorera umva. Mumbwiye yuko nanjye nzamwitura. Mama Sostene n'ubutumwa bwa rubwo. Ngo aragushimira cyane. Namahoro. Namahoro yicaye atekereza ku kuntu kuva wamubyaye wamwitayeho ibyo byose akubwiye aravuga ati reka mbenyuze kuri radio kugira ngo yumve agaciro mbiha. Yesu we. Irandenze ahubwo. Mana we uri umunyamakuru. Ubu urimo uraca kuri Kiss FM. Kiss FM. Ntacyo ushaka kubwira Sostene se. Nanjye ngukunze ntakuzi. Nukuri ndashimye. Ntacyo ushaka ko mubwira. Sostene. Mubwire n'ubundi n'umwana wanjye kandi mufite ari umwe nuko atagusobanuye mufite ari umwe yambwiye. Yabikubwiye. Ubwo ubyumve ko n'ikintu cyamujombaho nk'akantu nakumva ari njye gikomerekeje. Birumvikana. Reka mbashimire rero umunsi mwiza. Umva Imana iguha umugisha mwinshi urakoze cyane. Kiss FM with Antoinette. Twaje wale ni byiza nonge kubakira kandi mbahikaze mbifuriza ibyiza gusa n'amahoro y'Imana mbabwira ko ntarungu muzagira igihe mari kandi nanone ibyiza byose nibyo mbifuriza. Uyu munsi rero muri baza ngo ninde nabatumiriye of course ibona mfite akanyamuneza ujye umenya ko ibyo nateguye ari ibintu byiza. Mwahoraga mumumbaza bamwe munyandikira ku ruhande abandi mujya muri comment yitwa Antoinette Niyongira ntabwo nari kubyiherera. Numeze neza? Meze neza Yemi nawe umeze neza? Yego meze neza bajya bavuga ngo nizasabwe bahoze bakunsaba ariko nturiyasabwe nturuwasabwe. Zasabwe ndikuye yakangahe baravugaga ngo indirimbo ya mbere muzasabwe ngo twayisabwe na Emi uturutse aha naha. Thanks azabwa zagakarita kizasabwe. So bantu bansabye Antoinette ngira ngo mwasubijwe uyu munsi yadusuye kandi n'umunezero hagati yanjye nawe. Antoine umeze neza? Shameze neza. Covid nta kigutwaye? Yego na oya urumva nta kintu nkwaye kuko nagize amahirwe ko ngiye nkiri gukora. Hari ababuze akazi muri iyi minsi kubera Covid nyene ariko ni neza kuri nge kuko nibura nagize amahirwe yo gukomeza gukora. Niyo mpamvu nta kigutwaye twihanganisha unye nabo yagizeho ingaruka kandi n'icyorezo niko bigenda. Aba bantu batagize icyo bahungabanaho nabo bazaturabira. Antoinette arasiga ndabiye. So Antoine kuri radio bimeze bite? Tumeze neza abantu bari gukora surprise call abandi. Gukora surprise numva y'umusore wasuhuzaga washimiraga mama we. Turatuntu ujye tunyohereza ntumve mbere. Shanzajya ntuguha nukuri. Kari keza cyane. Merci beaucoup. Iyo wumvisha akantu nka kariya ntikagutusha we ku mutima ku buryo rimwe na rimwe ubikora ushinyirije. Shahari nibyo numva nanjye nkumva amarangamutima. Nkumva koko nanjye biranshimishije mpita nishyira mu mwanya w'uwo muntu bari gushimira cyangwa bari gutungura. Nkumva mbese mba ndimo wese ku buryo abibabaje ndababara ibishimishije ndishima ku buryo hari n'igihe ushiduka nanjye ndikuvuga ngo nibagiye ko ndi umunyamakuru kubera ko ni byiza cyane n'umuco tutagira cyane wo kwerekana amarangamutima abanyarwanda bacu. Rero iriya segment ituma abantu birekura niba nkunda Yemi nkabimubwira niba mushimira nkabimubwira. Ni ibintu byiza cyane. Hari n'akandi ka trendinze ni naho ndi anyu umukobwa unkunda mbwire muhe nimero ya mama. Kariya ko karansekeje. Kariya kantu kaje umukobwa yarumva yarampamagaye ari confident cyane arambwira ngo ndashaka umubwirire kanaka sinibuka izina rye ariko yaravuze ngo umubwire ko mukunda umubwirire rwose ko nshaka ko ambera umukunzi. Umuhungu simuhamagaye ati
azabibaze mama. Nagize ngo aribeshye ngo nyine ngo niba nkunda azabibaze mama. None se mama we nabyemera basi wowe uzabyemera ngo nyine azabibwire mama icyo mama azemera nicyo nyine ngo none siko yarandeze ndakura ariko ikintu yansobanuye nyuma narabyumvise ngo urumva mama wanjye yarandeze ngera hano afite uburenganzira bwo kumpitiramo. niyo gisubizo asiye. Hanyuma ninde ushaka ko dutungura? Joseph urashaka ko mubwira iki? Mubwire ko mukunda. Joseph irindi yitwa nde? Ntabwo wibuka izina ry'umukunzi wawe? Ni inshuti yanjye bisanzwe. Ubu nibwo ushaka kumubwira ko umukunda ntabwo abizi? Mubwire ko mukunda. Okay, mubwire. Yego. Mubwire ko asira mukunda. 102.3 Kiss FM, 10 a.m. to 2 p.m. Joseph waramutse neza? Waramutse. Umuntu witwa Ansira yarakuntumyeho nge nitwa Antoinette Niyongira nkora kuri Kiss FM. Umuntu yitwa Ansira? Yarakuntumyeho. Ansira waba umuzi se? Ansira waba umuzi? Ansira ni nyiragisubizo? Uramuzi? Yarakuntumyeho rero yarambwiye ngo nkubwire ko ngo agukunda cyane. Wowe witwa nde? Nitwa Antoinette Niyongira nkora kuri Kiss FM. Yego. Nibyo yarambwiye ngo nkubwire. Mubwira azabimbwire cyangwa mbwire mu nomero ya mama abari wabibaza. Mama wawe se? Ahamagare mama wawe mubwire ko agukunda. Ese Jose ufite imyaka ingahe? Yes. 30. Ufite umugabo w'imyaka 30 urashaka ko basaba mama wawe ko mukundana na Ansira? None se Ansira katamamagaye. Urumva? Yantumye ngo arashaka ko nakumukubwiriye ko agukunda. Azahamagare mama banza yimubwire ngiye ndumva. Okay, none se mama wawe nabyemera nibura Ansira afite amahirwe ko nawe uzabyemera? Mama kubera ko afite uburenganzira. Yego. Umuntu wambyakandera iyo myaka yose. Uburenganzira rwose busesuye ari bufite. Ubwo nabimwemera ntari binanye zamukunda. Kiss FM. Okay. Nanjye ariko ni nk'ibyo umukobwa uzi none se ko ari bo batureze. So by the way byari byiza kwakira Antoinette kandi murumva ko utwo tuntu niba utatuzi ubwo nyine wabaracikanywe kare gasegment katurutse Antoinette n'umuntu umwe akubwiye gutyo tugatekereza. Twari turi mu nama ku kazi tujye tugira inama nyine yo kuganira kuri content y'ibiganiro byacu. Turi kugenda nyine tureba ibintu bishya twakongeramo kuko iriya saha nkora amasahani kariya nuko ariko abantu babonye cyane ariko hari ibindi byinshi byiza mu kiganiro cyane ntangira ku bijyanye n'ubuzima hagakurikiraho surprise call nkaza kujya mu tuntu n'utundi cooking tips abantu barabikunda cyane tukaza kujyana mu bindi nuko turi mu nama rero nashakaga gusimbuza kandi ka topic y'umunsi sinzi niba utarakabonye nako kazenguruka ku tubazo tumwe na tumwe twe muri societe se hari nkako nabonye abantu bakunze ngo se uwaguha miliyoni 100 watanga umugore wawe akarara ijoro rimwe ntago bivuze ko hari icyo bari bukore ariko se wamutanga n'utubazo nk'utwo nagendaga ntanga namufite na batatu nabatanga ibyo rero byatumaga tuganira ariko byari bimaze kuba byinshi ahantu henshi kandi nkunda kugira akantu gashya umwihariko akantu katumuza koko kunyumva yego nuko rero dushaka kubihindura turi kuganira atani wampaye kira gitekerezo arambwira ariko ukoze kano kantu karyoha ndabona kajyana nawe n'ikiganiro cyawe nanjye mitanga kunda nuko nyine kajya mu bikorwa gutyo kararyoshye ko ntimuzagasimbuze by the way ndasabye abakunzi twe tugakunda ntibazagasimbuze so Antoine reka mpere hangaha rero byari byiza gutangirana nawe iki kiganiro mu buryo kugira abantu babanze bibuke n'ibintu bamaze igihe bahura nabyo reka duhere kuri Antoinette Niyongira twagize gutyo tumwumva kuri radio ariko ubundi Antoinette Niyongira yavukiye hehe ryari? Antoinette Niyongira yavutse ku itariki 27 z'ukwezi kwa 8 mu 1990. Surprise nyine mu kwa 8 ubwo nitege. Okay. Hanyuma mvukira ku Kamonyi niho ababyeyi banjye babaga kuva mbere ya jenoside n'ubu ngo niho mama wanjye aba. Niho wakuriye? Nakuriye rero rimwe nabaga ndi kumwe na mama ubundi ndi ahantu muri famille kuko nka primaire nayitangiriye Kacyiru ntago nahakuriye cyane ariko
ni ahantu mba numva mfite ishema ryo kuba ari mu rugo ariko nkajyaho muri vakanse nkaba ndiyo mbese nari agatambyi primaire wayize Kacyiru mu wa mbere gusa mu wa mbere nahatangiriye Kacyiru hanyuma mpita mvuga ngo ndashaka kwisangira mama numvaga nshaka mama ariko icyo gihe twabaga mu Nyakabanda na mama nyine noneho njya twiga bakuru banjye bigaga Kamuhoza urahazi hari ahantu barambwira ngo njyayo kuko niho nabo bigaga tujyane narakana kagiye kwiga mu wa mbere mu wa kabiri nuko tujyayo barangiza kwiga mama yanga ko nzajya njyayo mfite mama gusa urumva bucura ninjye muto mu rugo turi bane abakobwa 3 n'umuhungu 1 ninjye muto arambwira ati rero ntabwo wazajya ujya hari ahantu ni kure kandi twe dutuye munsi y'amashuri ya Kabusunzu neza ati ngwino hano hafi nkazajya njyayo ndangiza primaire Kabusunzu gutyo tujya he muri Troncome muri Troncome naho rero mbese nize ku bigo byinshi muri Troncome nagiye kwiga banyohereje urabona ko akundi bohereza banyohereje ahantu hitwa Apekitumba ibyumba njyayo ariko nta mahoro mu rugo bafite banshakira ikigo narizeyo igihe gito cyane ndangije mu wa kabiri mutangiye kwiga Saint Joseph Ikabgayi urukundo rw'itangazamakuru rwavuye of course niba mbeshye wize Ikabgayi yego niho warangirije Troncome mu wa kane ariko oya mu wa kane nize ku bigo byinshi ariko reka nkubwire iby'ingenzi mu wa kane ngiye kwiga nashakaga kwiga indimi n'ubuvanganzo banyohereza ahantu naho mu kigo cy'ababikira abana b'abahanga cyane i Rulindo sinzi impamvu leta yakunze kunyohereza mu majyaruguru ahantu hitwa Notre Dame de groupe scolaire ya Rulindo ariko mbere bahitaga niba Notre Dame de la Citation ibintu nk'ibyo ntabwo nibuka neza Marcel mbabarije ntabwo mbyibuka neza yarahibagiwe ariko ubundi ni groupe scolaire Rulindo niho narangirije rero niho warangirije mu ndimi yego sawa cyane hari ryari icyo gihe mu 2011 bitangiye mu itangazamakuru yego ariko ninjiye mu itangazamakuru nsa n'uwari uririmo ku ishuri hari ikintu cyitwa Media Club nari mu bayobozi bayo twasomaga amakuru ubundi icyo kigo twarigaga cyane sinzi naho wowe mwagiraga etide amasaha yo gusubiramo amasomo isaha ya mbere n'iya nyuma yo kurya isaha ya kabiri none isaha ya nyuma yo kurya nge ntabwo najyaga nkora etide nagendaga mbwira abantu muze twumva amakuru dusoma amakuru twumvaga amakuru y'igifaransa ya saa 2 kuri Radio Rwanda turi kuyandika kwa gundi umuntu abasoma amakuru yihuta tukayandika natwe twangiza tukajya kuyavuga kuri rassemblement mbere y'uko ya nijoro mbere y'uko tujya kuryama byabaga ari stress ariko ni ibintu byantoje nyine gukora vuba vuba ukandika harimo abatabimenyereye mbese buri gihe nabaga ndi kumva radio mfite agafunguzo tukumva radio turi kumva amakuru twandika nuko tukajya kuyasoma natwe nuko natangiye umwuga waje yego ariko ni ibintu nakundaga n'ubundi kugira ngo mbigerageze ni ibintu nakundaga kuko ndibuka ko nigeze kubwira mama wanjye turi kumwe nawe afite imyaka 6 ndamugara numva nshaka kuzaba nanjye umunyamakuru icyo gihe harimo amakuru sinibuka umuntu wari uri kuvuga amakuru ariko yari umudamu noneho ndamugana numva nshaka kuzaba umunyamakuru ati nibyo kubera iki subikunda nabo ukajya uvuga amakuru ndavuga numva mbikunze ati okay niba ubikunze nta kibazo ndani muto cyane ariko nakuze muri nge numva ko ngomba kuba umunyamakuru no mu byo nakoze byose ni yo objective nari mfite niho nari nzi target yanjye mvuga ngomba kuba umunyamakuru so kubw'amahirwe nabigeraho urangije kwiga secondaire 2011 nibwo wagiye kuri radio bwa mbere nibwo nagiye kuri radio bwa mbere ariko nago mu by'ukuri sinari kuba umunyamakuru nari kuba nk'umwarimu hari ibintu ishami muri kiye niho ubundi nabonye buruse yo kujya ariko nkaba nashaka kujya Butare udashaka kujya Butare niho nashaka ariko kubw'amahirwe nyine ngira amanota make bakujyana muri kiye ariko yego kwiga ubwarimu ntabwo nigeze njyayo
hasi nigeze nakandagirayo kuko nari nzi ikintu ushaka ahubwo hari igihe cy'ingando mu gihe abana bavuye ku ishuri mukagira ingando nyuma yo kujya mu buzima busanzwe byabaye itorero njyewe rero ntabwo nagiyeyo tumva nari ndwaye ahari sinibuka impamvu yatumye ntajyayo ariko ndavuga nti abantu bagiye mu ngando bagomba kuvayo hari ikintu mfite cyo gukora naba ndi gukora akazi k'itangazamakuru nkunda cyangwa se ikindi ariko bagomba kuvayo hari ikintu mfite cyo gukora ndangije nari mfite nimero ya Aya Bampore sinzi n'umuzi ndamuzi mu gospel yego ndamuhamagara ndambwira wampa nimero y'umuyobozi wa radio yitwa Isango Star kubera ko najyaga numva nari mfite nakubwiye ko kwishuri numvaga radio numvaga ikiganiro nari mfite no mu mutwe ikiganiro ngomba kuzajya nkora yego mbese nari mbifite gutya ibintu byose ngomba gukora mfite no mu mutwe ikiganiro nzajya nkora noneho nza kumva umuntu w'umukobwa uri gukora icyo kiganiro nk'ibyo ngibyo ibintu bimeze nk'ibyo tuntu n'utundi ibintu nk'ibi n'ubundi nkora ndavuga mana buye umuntu kuki koko ntanze kuki agiye kubikora uwo muntu yarisheje yego ndavuga ko nta kibazo ukamukunda ariko cyane kuko yakoraga ibintu neza nanjye niyumvamo nkavuga ibi bintu nabikora ibi nibyo nanjye nshaka gukora nuko ndangije ampa nimero za Gatare ndamuhamagara icyo gihe ndi mu rugo ku Kamonyi mwiriwe neza ukundi kuvuga ni nako navugaga ahubwo ndi umwana nabaga nigize umuntu mukuru cyane mwiriwe neza ati mwiriwe nitwa Antoinette niyo ngira ntago munzi ariko nabashakaga ati sura nshakira iki ndavuga nibijyanye n'akazi mukora burya ntuzabwira umuntu ikintu mushakira kuri telefone ndavuga nibijyanye n'akazi mukora atoke ashaka ko yaragize ngo ni nka publicité kuko akora publicité nyinshi simbizi icyo yatekereje ariko ambera umuntu mwiza aravuga ati nta kibazo reka tuzahure mu munsi uwo munsi nari ndi mu rugo nkabwira mama narega ngewe uyu munsi bampaye buretse nzakwereka niteguye ko ndi bubone akazi ati urabona akazi ndavuga ndabona akazi ati se kubera iki wumva ubona akazi ndavuga nyine inzira naciye gutya ahangaha niho higeze ngomba kubona akazi kuko ndi wa muntu iyo niyemeje ikintu mba mfite plan zose zo kukigeraho kandi nkora ibishoboka byose nkakigeraho baravuga ngo ijambo rirarema urumva nuko ndagenda turahura ntago nari nzi isura ya Gatare ntago nari nyizi numvaga avuga nkumva n'umuntu munini cyane nkakomeza ndeba umuntu munini ahantu yambwiye duhurire turi buze reka tanza kubona noneho araje aransuhuza ati ni wowe Antoinette nawe aratanga kuri akana se nyine ndavuga ndi umwana ariko ntago mu mutwe hanjye ari abana nituganira wenda urabyumva ati sura nshakira iki ndamubwira ntangira kwivuga kuri 7 ntoya nari mfite club naraziyoboye ngo rwose nsanzwe nzi no gusoma amakuru nkunda itangazamakuru cyane numvaga nshaka ko mu amahirwe yo kuza nkaba nabigerageza ku Isango arambwira ati se wa mwana we ko mbona witonze cyane uzabishobora ndabwira mpa amahirwe ninjya kuri mikoro bikananira rwose uzahita unsubizeyo unyirukane nta kibazo ariko mbabara umpa amahirwe niyo yonyine ndi kugusaba yo kwerekana icyo nshoboye akabuse wa mwana we none se ubu ufite imyaka nk'ayimuga ati mana yaje uyu mwana se ni kandi hari n'ikiganiro nshaka gukoramo ntabwo aranyemerera ntangiye no gushyiraho mbese nari nzi icyo nshaka arambwira ati se n'ikiye ndashaka gukora mu kiganiro cyitwa Isango Relax Time nicyo Sandrine yakoragamo n'undi mugabo witwa Mucyo aracyariho witwa Mucyo noneho arambwira ati rero hariya biragoye kubera ko harimo abantu babiri deja ntabwo mwakoramo muri batatu ndavuga nti rero ngewe no mu bushobozi bwanjye numva ari cyo kiganiro natangamo umusaruro nicyo ndi kugusaba nimunyemerera rwose ubaye ari cyo umpaye byaba bimfashije mubishoboye ariko nibyo ngibyo nifuzaga kubasaba atoke noneho sinibuka umunsi ko yarambwiye ngo kuwa gatatu byari kuwa mbere nako ndabyibutse kuwa gatatu uzampamagare ndavuga sawa ndasubira mu rugo noneho ndiyo nkazajya mbwira tati ni rero kuwa gatatu nari mfite imyenda imwe nkunda hari imyenda umuntu aba afite akunda anambara kenshi sinzi niba bikubaho ugahora mu mwenda hari uwo banziho barabizi nanjye rero ndavuga nti reka mese imyenda yanjye nkunda kuko nzajya ku kazi kuwa gatatu
ndayimesa bakubwiye ngo hamagare nta kazi wemerewe nta kintu na kimwe barambwira ariko muri njye numvaga mbyizeye ndangije ndamesa imyenda yanjye uwo munsi nayimeshe nko kuwa kabiri nimugoroba noneho kuwa gatatu nko mu ma saa tatu ndamuhamagara mwiriwe neza ni wa muntu mwahuye nitwa Antoinette niyo ngira mwemwe mbwiye ngo nzababaze kuwa gatatu niba byashoboka ati noneho ngwino ku isango gutyo imyenda yanjye ntiruma nkunda ngomba gukoresha akazi napanze gutya sinzi niba agiye no kunyemerera ati ngwino ku kazi mpita mfata imyenda nyikubita muri marete cya gikapu cyo mu mugongo itumye neza ndambwira tate ndabizi neza reka ngende simbizi wenda irumira muri studio mama tumwita tate kubera abana bamwita tate urumva naga nanjye hano muri famille nyine mvuga nti niba ari bunyemerera ati ngwino yaramwe ngo ngwino ku kazi ngwino ku isango ndavuga ibyo byose reka nteganye ntawamenya mfashe iyo myenda ndayitwaye ndagiye mpita nyidepoza aho nari kuba ndagije mpita ngenda nageze ku isango nko mu ma saa 5 arangije arambwira ati bite ndategereza yari ari mu nama ndamusuhuza nanone ati bite ibiki ati noneho ati haryo urashaka gukora ngo ikihe kiganiro wa mwana we ndongera ndambwira nuko ndashaka gukora mu kiganiro cyitwa Isango Relax Time ese kubera icyo ari cyo ushaka arongera nsubisha ndavuga nibyo bijyanye n'ibyo nkora kandi umuntu ugikora umuntu twasanzwe numva neza dukoranye byaba byiza nanamwigiraho utaranamubona ntago nari muzi nari nzijwe gusa noneho arangije ati none reka ntumeho Sandrine aramuntumiza aramuzana mu biro nyine ati uyu mwana yitwa Antoinette ati ngo arashaka gukorana nawe niyo presentation yakoze ati yananiye ngo arashaka gukorana nawe ariko yabonaga hari uwo muhate mfite akavuga ati reka muha amahirwe uyu mwana wamugane ndebe narensi ndavuga mana yanjye mbuza amahoro arangije ati okay gerageza none ntangira nk'umuvolontaire izo saha akimpresenta Sandrine twese tujya muri studio ako kanya nicaye ngaho barambwira icyo gitwaye kuvuga ikiganiro cya mbere nakoze cyari kijyanye n'amahoteli bari kuvuga kuri hoteli bafite n'umutumirwa barandezimaho gatoya bagiye woneye nuko itangazamakuru ritangira uravuze ndavuga umwuka udasohoka yemi urabona ijwi ryanjye ukuntu rimeze naravugaga uteze amatwi Isango Star ijwi nyine n'ubwoba ntago nari nzi uburyo warikoresha kugenda umenyera niko ijwi urirekura nuko ntangira gutyo ndi umuvolontaire nyuma baraza kubona koko mbishoboye nuko bamakazi baza kuguha akazi ndetse aho ngaho rero umunsi wa mbere uravuze mu rugo babwiye uti ngiye gufata akazi waratashye usanga bimeze bite ni mama wari ubizi gusa hano rugiye kuba ntabyo ari wabwiye bo narabibabwiye ariko nta bandi bantu nari nabibwiye yego bo babyumvishe bakumvishe gute barambwiye ati twumva kuvuga nta kibazo ariko ntabwo twakumvaga neza nibwo namenye ko ntarekuraga ijwi ngo risohoke cyane ahari babashe kunyumva ariko bakambwira ati ariko twumvise ufite ijwi ryiza kuri radiyo so ngayo nguko kumenya icyo ushaka ni byiza mu buzima kandi ukagifokasinga hari umuntu ufata ibyo abonye akibagirwa ibyo yashakaga Sandrine Sheja wamusanze mu kiganiro akenshi umuntu aje aka kanya hano akambwira ngo turashaka gukorana hari igihe nshobora gutekereza abana umugati uragiye tu uyu ngo yaje kuntwarira umugati Sheja ntabwo yigeze agira ako kantu ngo atangire kujya amanura mikoro ko arabo bibaho arahandi njya mbyumva ugasanga ugiye gukorana n'umuntu akajya amanura mikoro aho ukeneye gutanga ibitekerezo kugira ngo bakumve nabi Sheja yaragufashije yaramfashije urumva Sandrine ni umuhanga n'ubu turakorana ariko ni umuhanga urumva rero gutangira itangazamakuru ukorana n'umuntu w'umuhanga bituma nawe uhera hano ahubwo nakomezaga ngomba ni gutya bigenda okay ndi umuntu wigacecetse nkareba azamaye mixer hariya okay nkandakamenya gutyo ku buryo namwigiyeho nyine uko gukora kwita ku kazi ntujenjeke gutegura ukaba ufite script y'ibintu wateguye mbese rero ntago navuga yaramfashije rwose ntago yamanuriyeho mikro angize ngo hari ahantu yagiye amanuramo gakeya kugira ngo utamutwarira umugati ko show yariye so utangiye kwisanga uri umuvolontaire wahamaze igihe kingana gute uri umuvolontaire amezi 5 hari cyangwa 5 ageramo
gukora uri umuvolontere wari ukiri umwana mutoya w'umukobwa uko biri kose kuva mu rugo uza kuri radiyo warategaga nta kazi wari ufite nta gihe cyageze ukumva ucitse intege ntabwo nigeze ncika intege kuko nari mfite tageti mu buzima nari nzi ngo ndahera hano mbyige mbimenye ntangire kwaguka nari mfite imaje y'umuntu w'umunyamakuru nshaka kubaho iyo mbireka rero nkacika intege sinari kuba Antoinette w'ubu ngubu cyangwa uwo nzaba we none mu kindi gihe kiri imbere ibyo rero byatumye ntacika intege kuko nari nzi neza niyo mpamvu iyo uzi ngo ndashaka iki kugira ngo ngere kuri iki bituma udacika intege nta nubwo ubona imvune uri kunyuramo ntago byaramvunnye yego nagombaga gutega ngomba kugura imyenda yo kwambara kurya ku manywa gukorana n'abantu bakora wowe udafite amafaranga nyine kandi ugomba kwihagararaho batakunyuzamo ijisho ariko nyine nari nzi icyo nshaka wabibayemo kandi warabitsinze ubonye akazi rero Isango urayikoreye igihe kirageze uragiye byari byoroshye ntabwo byari byoroshye bwa mbere ndumva KFM yari igeze hagati imaze gukora baginti bakorayo na Sandrine yagiyeyo nsigaye nkora ku Isango njyenyine nyuma noneho baza gushaka ko njya gukora amasaha n'ubundi ari amasaha ya saa sita hanyuma nganiriza ba boss banjye mugabo na Jean Lambert Gatare turaganira barankomveka numvaga mfite culpabilité kwicira urubanza nkavuga ko se abantu bamaye amahirwe uzi umuntu guha amahirwe Emi hari abana benshi nzi neza ko bashoboye ariko atabonye amahirwe yo kwerekana icyo ashoboye umuntu waguhaye amahirwe rero yo kwerekana icyo ushoboye uba wumva mana yanjye uba wumva ari wowe ukesha nk'ubu Jean Lambert Gatare ndabizi ko ari we nkesha kuba ndi Antoinette w'ubu ngubu mu itangazamakuru kuko iyo atamaye amahirwe ntabwo nari kuhagera rero ugenda ukabwira uwo muntu ngo ndagiye ni ibintu uba wumva biri kugucira urubanza uba wumva utitira nagiye ndi kubibabwira nari nkiri umwana mvuga ariko nkavuga nanone ni ubuzima umuntu agomba kwaguka turabiganira barambwira mu buryo bwatuma mpaguma nuko ibyo mba mbiritse KFM murayikatira bigumira ku Isango ariko nabyo ntago byarangiye na diru yabo kwa kundi umuganira n'abantu bigaceceka nuko byagenze birangira ukwamye bigumira hahandi bakureze nyuma nabwo ni hahandi uri bugenda aragenda nubwo wamuhanido uza kugenda noneho uza kugenda nagiye kuri Radio DC icyo gihe none nari maze gukura nyine ariko n'ubundi mfite umutima nahinde kuvuga manu mbaberere rwose simpure na Jean Lambert Gatare naramubonaga nkamukwepa gutya ariko nyine ndabasezera neza ndababwira nti mbonye andi mahirwe mwarakoze ariko ubuzima bunyerekeje ahangaha nuko mba ngiye kuri Radio 10 kuri Radio 10 ukozeyo ndabyibuka cyane ugenda naho ntiwahatinze Kiss FM biraje yego ubundi ku Isango nahamaze imyaka 4 navuye mu 2014 yego noneho njya kuri Radio 10 mu 2014 hagati nza kuhava mu mpera za 2015 nahamaze umwaka icyo gihe nakoze ubukwe nsinya na contrat nshyashya kuri Kiss FM ugiye gukora ubukwe ukenyereye kuri Recruitment ntabwo inkwano yari ngombwa nibutse akantu kubera ko igihe wagendaga abantu bahugiye muri story z'ubukwe ntibibuka ko ugiye kugenda donc birangirira aho hagati by the way kuri Kiss FM byagenze bite agafaranga kari kongerewe birumvikana kugira ngo uva ahantu hamwe ujye ahandi hari icyo ubonye kiruta aho uri no kuba Sandrine si yari yagezeyo mbere ahari niwe watangiranye ubundi na Kiss FM kandi ari inshuti yawe n'ubundi magara mwatangira yego ariko muri business ntabwo yagenda abwire boss ngo uyu muntu ni inshuti yanjye ngo muha akazi ugomba kwerekana ubushobozi bwawe turiya muntu nzi ubushobozi bwe ni umwe mu bantu twakeneye boss wacu ni umuntu ushishoza rero azi kureba nyine uwo ashaka gufata igihe cyo kubitekerezaho gihagije hanyuma yabona
bihwanye n'ibyo yifuza bakaza nta kimenyane kigeze kijyamo ngo njye kuri Kiss FM. Ngize none Sandrine wagukiniye deal ujye wisanga kuri Kiss FM. Kiss FM rero ugezeyo yari miliye nshyashya kuri diso ntago matinda kuko noneho namaze igihe kinini ahubwo ugeze kuri Kiss FM yari miliye nshyashya ari radio nshyashya. Sandrine of course mwari mwarakoranye ariko hariyo Arthur hariyo Austin sinzi niba yari yaratangiye yego ntagara abantu mwari mumenyeranye bo ntibyagutonze. Twari tumenyeranye Austin twari tumenyeranye hari groupe twabanagamo ya WhatsApp nyine yego Sandrine twari tumenyeranye Arthur niwe tutari tumenyeranye neza ariko biroroha ko ngiye menyana n'abantu ndi umuntu utuje ariko nkamenya no kumenyana n'abantu kuntu niwe wabimbwira niwe wambwira byaranyoroheye ni timu iri professionnel kandi y'abana beza byaranyoroheye kuba nahita mbimenya vuba natangiye nkorana na Austin mu kiganiro cya nimugoroba hanyuma nza gusubira muri bya bindi byanjye rero ya masaha n'ubundi yego abarimo utuntu n'utundi tw'utuntu tw'ubwenge ryoherwa cyane. Twigeze gusubika ahantu washaka kujya kwiga mu Butare bakaguha kiyi wagiye naje gutangira hari ishuri ry'itangazamakuru ryakoraga nimugoroba none ndavuga ngo hano byatuma nkora kandi nkaniga reka ngiye gitwaga GRMC batangaga diploma muri mu itangazamakuru nkajyayo kwiga nimugoroba higaga y'abanyamakuru bakora umunyamakuru koko batangaga ikarita y'itangazamakuru none ukabona kujyayo nuko abariho niga ndaharangiza nza no gukomeza noneho kugira ngo mbashe kubona yego ngubu digirira yicaranye ni sawa cyane. Hari igihe umuntu ashobora kumva nk'ibi ngibi akibaza ngo ko kubera iki Emi yatekereje nk'ibi ngibi kubera iki Antoinette avuze nk'ibi ngibi. Antoine byari ukwihangana gukomeye kujya kuri radio ugasaba uti mumpa amahirwe umushahara mu bureke ako mumpa amahirwe. Ndatekereza ko umwe mu banyamakuru beza kandi bahembwa neza mu iyi minsi ntabwo mvuze ku isi yose ariko mu Rwanda urimo donc ikinyamakuru ukorera kiri mu binyamakuru nayo twubaha ku cyitwa salaire of course kandi uri mu leaders so umeze neza. Ndi watangiye gukorera ubuntu ngo umeze ntabwo nyikorera ubuntu kandi uhembwa neza ndashima Imana. Byarakemutse byaje gukemuka bisaba kwihangana rero yego bisaba kumenya icyo ushaka iyo uzi icyo ushaka nta nubwo utekereza kurimo kwihangana uba wumva ko nyine nta gucika intege ukomeza ukora ndabizi ko ntabwo ari uko binari uko ari ibyo ushaka gukora gusa ariko kuko ari ibyo ukunze ushyizeho umutima ikintu ukunda uba wumva ubikora nyine nk'umuntu uburyohewe nk'ubaye amasaha yose turi bumarane ntabwo unanirwa kuko uba wumva uri gukora ibintu ukunze rero ntabwo nigeze numva ako gahinda no kwihangana mvuga reka mfe kwihangana naravugaga biri kugenda biza biganaho nifuza kugera nyine kubera ko narinzi icyo nshaka. Aho naho ni sawa cyane tureke kwihangana gusa. Uyu munsi uri n'umubyeyi reka mbivuge gutyo kandi ni sawa cyane nubwo ntaje kunywa igikoma ariko nzaza nkinywe tu ntabwo nzi ko kitazashira. So byagusabye iki cyase nizihe mbaraga wakoresheje kugira ngo umwana w'umukobwa ukiri mutoya urimo urakorera ubuntu kiriya gihe nicyo ndimo ndavuga abashe kwihangana akorera ubuntu ahangayike mu ubwo buzima ntayoboke izindi nzira abandi bakobwa cyane cyane none iyo wirebye nko muri miroir ukavuga ati asukari sawa ntuyoboke izindi nzira abandi banyuramo kandi bakabona ubundi bushobozi wowe ukaresista ukavuga uti ndakorera ubuntu ariko nkore. Nanga kubona ikintu kuko nta kivunikiye kuko faveri ni nziza mu buzima zirafasha nta nuzanga ariko ndi umuntu wubaha reputation yanjye mbese sinzi ukuntu nabivuga uwo ndiwe njyewe nka Antoinette hari umuntu hari umubyeyi hari umudamu umugore nshaka kuba we rero ikintu gihabanye n'imyumvire yanjye n'indangagaciro zanjye mba numva ari agasuzuguro ntago nyine mba numva ari ukwishyira ku yindi nivo ntifuza kujyaho wenda ngo njye kuryamana nawe urugero ndumva ariho ushaka kujyana kugira ngo umpe ako kazi iyo ukampaye
simpamya ko nawe hari kunyubaha uba ufite ndakwirukana uba wabikoze nyine kuko hari icyo wifuzaga nanjye aricyo naje ndisha ariko ntabwo mba nje nerekana icyo nshoboye nkunda rero kwerekana icyo nshoboye. So by the way hari abo muganira bakakubwira ati show yanjye kugira ngo mpembwe neza nuko ari kubifite abaterankunga rimwe na rimwe wakandira ku musponsor runaka cyangwa se umukire runaka uko mubwira utaje ukamamaza muri show yanjye nanjye nka kwamamariza ukampa amafaranga nkabona uko mpembwa ugasanga umukire cyangwa se umushoramari warabifata pasona kumva ko agomba kubanza kugira icyo akubonaho muri ryamane ubundi azashora amafaranga ye mu kiganiro cyawe. Wigeze ujya kudiringa amasoko bikakubaho cyane rimwe se sha biraba ariko wowe mbese ngusubiza bya bihe wisigira agahinda biraba ariko wowe nyine ni bya bindi yuzi icyo ushaka uranabibona reka urabibona. Ubundi hari urugero nkunda gutanga nganira n'inshuti zanjye iyo idirishya rifunguye umuyaga urinjira ariko iyo rifunze ntabwo winjira. Iyo utanze urwaho rw'uko uwo muntu yabona aho anyura araza nyine ariko iyo utamuhaye urwo rwaho ukabasha kuguma ku murongo wakujyanye birashoboka ariko bibaho ko ushobora kuganira n'umuntu muri kuganira business akavuga ati noneho reka ejo tuzahure dufinalize neza ibi bintu ndumva ntari kubyumva neza ugasanga arashaka ko mukomeza muhura yitwaje business nyamara igihe mwahuye iyo saha imwe byakagombye kuba byarangiye. Icyo gihe rero iyo ubibonye ko ari kugutesha umwanya ureba ukundi ubigenza. Hari uwigeze akubabaza uvuga uti shara umuntu yarambabaje sinzabyibagirwa. Hari nk'uwo turi kuganira isoko ririmo amafaranga menshi ariko agakomeza ashaka ibyo ngibyo ubibona neza ko ari byo ashaka agera aranerura yego ariko mpitamo kubireka. Ni amafaranga yambabaje ariko ntabwo byambabaje uburyo nabyitwayemo kubera ko n'uyu munsi warayabonye kandi nibaza ko arenga yayandi. Amena ibintu uri kunyifuriza rwose ndabishimye. So hari ikindi kibazo njya mbaza kw'iki kintu Antoine kubera iki kenshi ibyo bintu byose bibabaho mugahura nabyo ako bikarangira uyu munsi tukaba turi kubiganira wa wundi wakurenganyije nabyita kukurenganya kuko you was in the business arangije arayikata ajya mu bindi undi wakurenganyije we bikaba byararangiye wenda rimwe na rimwe hari n'undi mugenzi wawe yabikoze nyuma yawe cyagiye ku cy'utarashize ubwoba ngo ubivuge. None se Emi ubu ngubu umwana wajya gutereta yajya kukurega ngo Emi yanterese ndamutse ndi umupapa wubatse umwana yujuje imyaka ntumufate ku ngufu mufashe ku ngufu birumvikana ukagira ibyo umusaba akabikwemerera muba mwabyumvikanyeho anabyanze nabwo biba numvaga nta mpamvu kuko ntacyo yari yankoze yari yerekanye aho agana ariko nanjye mwereka aho ndi kugana bitirangirira aho ngaho nk'abantu bakuru nta kintu nta bintu nk'abantu bakuru iyo wenda aramuka mpohoteye mu bundi buryo agashaka kunkoresha ibyo yifuza ku ngufu aho nari kumurega. Ariko ni ibiganiro bisanzwe nk'uko turi kuganira nk'uko turi kuhapana kuno. So by the way karakanyuzemo winjiye mu itangazamakuru ari ibintu bigoye uyu munsi mu 2020 itangazamakuru ryo mu Rwanda rimeze gutantane ririmo gukura ku buryo usanga n'abarikoramo ari ba nyiri ibitangazamakuru cyangwa se abakora muri ibyo bitangazamakuru hari ukuntu byunguka ntabwo ari nka mbere wasangaga amafaranga ari make ugasanga nawe ayuhembwa ni make kuko hinjiye makeye. Ubu rero usanga si hose ariko usanga uko biri ntabwo bimeze nk'igihe natangiriye mu 2011 hari akantu gahinduka kandi n'amasoko ariyongera hari business nshya ziba zishaka kwamamaza ugasanga nazo zitumye hari igihinduka nyine ikigo ukorera kirinjije nawe ubyungukiyemo kamera neza. So hari abana b'abakobwa n'abasore ariko by the way bakiri munsi yacu bakiri munsi yawe bifuza kuzamera nkawe mu itangazamakuru ni buhe butumwa bagenera? Ntacike intege amenye neza icyo ashaka kuko iyo uzi neza ngo ndashaka kuzaba wenda niba ashaka umunyamakuru ndashaka kuzaba umunyamakuru umeze gutya
birakorohera guca iyo nzira nyine igana aho ngaho uri kujya. Iyo uza aho ujya biroroha kuganayo. Ubanza umenye se ndashaka kuba umuntu umeze gute. Ntiwumve ko ushaka kuba umunyamakuru kuko yemeye abikora kuko Antoinette abikora gutyo gusa. Ese ndashaka kuba umunyamakuru umeze gute? Ese ndashaka gukora amakuru? Ndashaka gukora siporo? Urashaka kwanima kuri radio? Urashaka iki? Numenye icyo ushaka uzamenya neza noneho uburyo ushobora kuba wagikoresha. So ngayo nguko rero uzamenya neza icyo ushobora kuba wakora. Nyuma y'aho ngaho reka ngaruke gato ku nkuru ukora. Niho nashakaga gusoreza ku nkuru ukora. Hari inkuru wagiye ukora muri yaba cyagihe mbere n'ubu ngubu. Hari inkuru wagiye ukora ukavuga ati wow kano kantu karanyuze. Yego. Ibintu nkora byinshi bizingiye ku buzima tubamo na societe. Mbere hari ibyo nagiraga byo kuganira n'abantu nk'ibi ngibi uri gukora. Ugasanga umuntu uramuzi nk'umuhanzi nk'umuyobozi nk'ikindi ariko hari umuntu urenze ibyo tuzi iyo shusho y'inyuma. Wa muntu wanyuze mu buzima bugoye cyane. Ibyo bintu byankoraga ku mutima nkavuga wow uyu muntu aho ageze ntago yacitse intege yarakoze narabikunze. Hanyuma muri iyi minsi izo ndi gukunda ni surprise call kubera iki ni saha ingeramo nanjye nkumva nanezerewe. Bisaba kuba nyine uri kwakira abantu vuba uhamagara abandi ariko nkunda urukundo ruba rurimo. Ndi umuntu ukunda kubona abantu banezerewe cyangwa babanye neza. Ibintu bibi ntago binjyora rero nkunda urwo rukundo no kwerekana n'ukuntu abanyarwanda bari kugira ayo marangamutima bakanayerekana. Byiza cyane. So turimo kugana ku musozo rero nanjye reka nkorera ga surprise call. Reka nje ntago ndi buhamagare na surprise. So by the way urubatse ufite bwana kandi byari bigoye kiriya wari umustar. Antoni byarakoroheye guhitamo ko banza abasore icyambere wari mwiza cyakabiri wari umustar abasore ntibari benshi. Uri kubivuga mu byari bigoye. Uri kubivuga mu mpitagiye. Ntago byari bigoye kubera ko Antoinette umuntu umuzi ntago agiye yitwara nk'umusitari. Nta nubwo muri nge mu mitekerereze yanjye ntago ndi umusitari. Ndi umuntu, ndi umubyeyi, umuntu usanzwe nk'abandi bose. Ujya mu isoko akagura inyanya akagura ibiki byose. Ntago rwose nitwara nk'umusitari nta nubwo ndi umuntu usanzwe. Ntago rero ugigeze bingura kuko nkanjye ngewe yo hanze ya radio hanze y'akazi nagiye gukora wenda kiraka kuri televiziyo hanze y'ibyo kwamamaza nakoze ndi Antoinette mpora ndi Antoinette we wundi umuntu abazi wa nyawe nyine. Wagiye kurwubaka mu mazi igihe kingana gute mukundana? Uretse gato 2012 twakoze ubukwe mu 2015. Imyaka hafi agari mike. Twamaze iyo myaka dukundana tumara umwaka umwe turabafiance hanyuma twubaka urugo. Ubu dufite umwana w'imyaka ugiye kuzuza imyaka 4. Wow. Harimo n'ababire bagakajya mwenda ni nk'amezi angahe ni imyaka ina attention urumva ko n'umubyeyi kandi ubimazemo igihe na experience. Nako ngako nkunda kujya muri privacy cyase mu rugo cyane kubera ko apa ya Antoinette hari n'undi Antoinette wo mu rugo mujyana utwo nitwo mwari mukwiye kumenya kandi nanone uzakenera kumenya byinshi muzamwegere. Antoinette gira icyo ubwira abakunzi bawe rero abakunzi bawe kuri Kiss FM n'abakunzi bawe muri rusange n'abakunda noneho ibiganiro wakoze kuva watangira itangazamakuru. Ndagushimira cyane iyo utabaho ntago naye kuba ndi hano kuko gukunda ibyo nkora bituma nanjye mbona akazi ko gukora ibyo ukunda koko bigatuma twembi twunguka. Ndagushimira cyane rero ku rukundo nkunda no kunshyigikira. So ngayo nguko rero na Antoinette naye natumiye uyu munsi ngira ngo mumeze neza kandi ababuri bamusabye mwishimye n'abatamusabye mu mukunda ngira ngo ni ibigihe cyo kwishimira ko twamutumiye uyu munsi n'abandi bose rero mushaka nta kindi nababwira usibye gukora subscribe mukakora like mugakora share undi mukaduha ibitekerezo next time ninde natumira. It's up to you. Done wakoze nawe Emi. Hello Kiss FM. Banyita Kwizera Jean Claude shaka ko mu ntumburiro umuntu bita Chantal. Chantal ni umuntu ki mu buzima bwa Jean Claude? Yenishiri wanjye. Mumaranye nk'igihe kingana iki Jean Claude? Tumaranye nk'amezi 3. Mumbwiza yuko azigera muhemukira. Hello Chantal wiriwe neza? Mwiriwe. Nitwa Antoinette Niyongira. Nkora kuri Kiss FM.
Ego. Jean Claude Kwizera yari akuntumyeho umukunzi wawe. Umukunzi wawe witwa Jean Claude Kwizera nibyo n'umukunzi wawe? Ya, ntago muzi. Ntago umuzi? Umuntu witwa Jean Claude Kwizera ntago umuzi? Mise mwibuka. None se ko yambwiye ko mumaze amezi 3 mukundana nibyo? Ego. Ariko Shanta wibagirwa gute umukunzi wawe? Kubera bafite ari 3 bitana nyine ba Claude, ntago nari nzi ko yitwa iryo ngiryo mbwiye nuko mise mwibuka. Oya, ufite abakunzi 3 bitwa ba Claude? Nyine.